Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Cyamitsingi habereye impanuka iteye ubwoba igahahamura benshi, aho biri kuvugwa ko uwari utwaye iyi modoka ashobora kuba ahatakarije ubuzima. Iyi ni impanuka ibaye kuri uyu wa gatandatu tariki 26 z'uku kwezi kwa munani umwaka wa 2025. Iyi mpanuka itewe n'iki? Byagenze ute se koko? Haguyemo bangahe? Cyane ko bagiye banatubwira ko hari abandi iyi modoka ishobora kuba yanabanje gukubita. Ntega amatwi ibi byose ngende mbikugezaho usobanukirwe neza igiteye iyi mpanuka, ndetse ngende nkubwira neza ku Cyamitsingi. Birashoboka ko waba unteze amatwi utahazi neza, kandi byitwa ngo utuye muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se usanzwe ugenda no muri uyu mujyi wa Kigali. Nta kintu usabwa usibye gukomeza ukabana nanjye tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru, tukiri kumwe ukaza gusobanukirwa neza iby'iyi mpanuka ibereye ahangaha muri uyu mujyi wa Kigali. Reka mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere ko turakora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko byita na du subscribing, kubera ko kubikora n'ubuntu kandi abagiye mu mubare w'abadutega amatwi umunsi ku wundi. Iyi mpanuka ibaye muri aya masaha ya saa 5 zo kuri uyu wa gatandatu ashyira saa 6, ni nabwo uyu nguyu yaje kugenda apimwa, cyangwa se ibipimo byagiye bifatwa na polisi bagiye bagaragaza ko uyu nguyu yari yananyweye ibisindisha. Bantu mukunda kunywa inzoga mukarihamya, cyangwa se mukunda gusoma icupa mukarihamya ngo nuko ari muri weekend, ibi ngibi rwose ndatekereza ko abantu benshi byakabaye bibasigira isomo rikomeye. Njyewe rero tujye kubana muri aya makuru, nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Iyi ni imodoka yari irimo abagera kuri batatu, aho twagiye tubona ko iyi modoka yari itwawe n'umuntu twavuga ko adakuze, kuko nagiye mbona ko ari mu kigero cy'imyaka 36 ntago uwo muntu aba akuze, ntago aba akuze cyane. Utaza kugenda uvuga ngo wenda ngo umusaza ngo n'ubundi ngo imyaka ye yari yo gupfa. Ntago umuntu agira imyaka runaka yo gupfa, ikanya n'ubwo umuntu agira imyaka runaka yo kuba ashaje. Reka rero nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo ukagenda unasobanukirwa neza ibiba byagiye bibera ahangaha muri uyu mujyi wa Kigali. Reka mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwo bwa mbere ko turadusubscribinga cyangwa turakora kuri iryo jambo ryanditseho sabone, nabikore kuko aka niko kanya keza ko kubikora. Nizere ko mwese mumenya ko nagarutse muri ya makuru, n'amakuru abagezweho, n'amakuru mba ngiye kukugezaho aka kamwanya. Reka ducunguze uburyo umwete, igihe kirahenda mw'abantu mwerekana isurize, by'umwihariko mwebwe turi kumwe muri uyu mujyi wa Kigali uyu munsi. Ubwo birumvikana ntago nagiye kure yo mu rugo umunsi, ubwo birumvikana iyi weekend byose byabaye ngombwa ko mbikurikiranira ahangaha iyi mpanuka yabereye. Ubwo namwe nabasuhuje, ariko kandi ntago nakwirengagiza n'ababandi inkunda kubona mu ntara zigiye zitandukanye, cyangwa se mwebwe mwamunteze amatwi muri mu ntara zigiye zitandukanye. Wowe uri mu ntara y'amajyaruguru nagusuhuje, nawe mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, mwese reka nizere ko tugiye kubana muri aya makuru mumeze neza. Mbonera no kugenda mbifuriza weekend nziza. Wowe niba yakubihiye jya muri comment ubimbwire, ngira uko mbigenza cyangwa se ngira icyo nkufasha. Birashoboka ko yaba yakubihiye urwaye, wowe nakubwira ngo urware ubukira kandi ndanagusengera, ariko wowe yabihiye kubera ko nta n'igiceri cy'ijana ufite mu mufuka, habe no n'igiceri cya 50 kuri momo. Jya muri comment umbwire uti Isharire sinkubeshye, byanze ushyireho na nimero yawe mukandira akanyenyeri, byibuze nawe wishime muri iyi weekend. Reka nisurize n'abadiaspora batuye ku mugabane wa Afurika, batuye ku mugabane w'i Burayi, namwe nabasuhuje, kandi ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ni Charles OG TV. Nanjye ukajya unyumva kuri izi mikoro buri uko bwije nuko bukeye. Ikaze rero, tutaza kugenda dutinda kuko igihe kirahenda nk'uko nkunda kubibabwira. Igihe ni amafaranga, kandi iyo utamenye gukoresha neza igihe byose birapfa. Welcome. Ubwo mwese nyine mba nabahaye ikaze, mwongere volume. Birashoboka ko waba uri kunyumva ijwi riri hasi, cyangwa se uri kumva amajwi y'ibindi binyabiziga. Ubwo nakubwira ko iyi nkuru nayitunganyije n'ubundi nkiri ahangaha iyi mpanuka yabereye. Ubundi wowe uneze amatwi ku Cyamitsingi urahazi, birashoboka ko waba utahazi, ariko ahangaha ni hahandi urenze gato
mu Giporoso, abazi feruje ziri mu Giporoso aha bahita bahamenya ukomeza i Kanombe cyangwa se ukomeza kuri wa muhanda ukomeza za Kabuga, ubwo ni hafi neza y'aho ngaho utaragera kuri iyo mihanda ibiri, uwerekeza i Kanombe n'uwerekeza i Kabuga. Naho ngaho iyo mpanuka ibereye, uyu nguyu rero wari utwaye iyi modoka yaturutse aho ngaho ameze nk'umuntu mbese wihariye umuhanda wose, nuko kuza ahita akubita ipoto, ngira ngo muri kubona ko yayikubise mu buryo budasanzwe. Ubwo aha ngaha polisi yaje guhita ihagera, muri batatu bari bari muri iyi modoka, ubwo nyine umwe ahise abigenderamo. Pole sana kuri uyu muryango, bihangane banakomere. Gusa nyine polisi yaje kugenda ipima uwari utwaye iyi modoka, cyane ko yanakuwe muri iyi modoka ari muzima. Baza gusanga kamanyinya rwose kari kazamutse ku buryo n'igipimo bamushyizeho hafi guturika. Gusa nyine nabo bakuwemo bakomeretse. Ubwo birumvikana muri batatu, umwe niwe uhatakarije ubuzima, babiri bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga. Bivuze ngo iyi modoka nta kindi kibazo yari ifite, wenda birashoboka ko twavuga ngo yagize ikibazo cyo kubura feri. Aha ngaha murabizi nubwo hameze nk'abereretse ntago hamanuka ku buryo imodoka wavuga ngo yagize ikibazo cya feri cyangwa se ikindi kibazo kiri tekiniko. Oya, ni ikibazo cy'uyu muntu wari uyitwaye, wari wanyweye kuri Kamanyinya. Polisi ikomeza rero igenda ibwira abantu benshi batwara ibinyabiziga by'umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali, kandi si naho gusa, ngewe numva ko byakabaye no mu gihugu hose. Nta muntu ukwiye gutwara imodoka rwose yanyweye inzoga. Ibyo bintu mujye mubyirinda, ibyo bintu mubizirikane. Kunywa inzoga si icyaha, ariko kandi leta y'u Rwanda ikomeza ishishikariza abantu bose kunywa rensa, ariko ikagenda inongeraho ikindi kintu cyo kuba yabwira ba bandi batwara, ntago wowe wemerewe no kunywa rensa. Reka kereka wenda igihe ushaka kurisoma, ariko wirinde kujya kurivora, kubera ko ibyo ngibyo bishyira ubuzima bwawe mu kaga, ndetse n'ubw'abandi bantu benshi bashobora kuba bari mu muhanda cyangwa se babandi banatwawe. Ariko kandi polisi yongeye kubwira n'abandi bagenda mu modoka, urabizi neza ko umushoferi muri kumwumvaho umufuke kabone nubwo waba udakabije, irinde kugenda muri iyo modoka, irinde kugenda muri icyo kinyabiziga, kubera ko nawe ubwawe uri kwishyira mu kangaratete ubizi. Ahubwo fata iya mbere namugire inama yo kuba yareka kujya kurivora, kubera ko ibi ngibi n'ubundi uba usanga ahanini bishyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga. Ubwo reka nizere ko wari uneze amatwi, usobanukiwe neza aho iyi mpanuka ibereye, ndetse ngenda nabagira inama. Mwe mutwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, usibye n'aba bashoferi batwara imodoka, namwe mutwara amagare, polisi yafashe icyemezo cyo kujya ibapima, kubera ko namwe murirara, ngo kubera ko nta muntu uri bubandikire konterevasiyo, nta muntu uba uri bubahagarike, namwe mugiye kujya mupimwa, murebwe ko cyangwa harebwe ko namwe muba mwagiye musoma kubisindisha. Ubwo kandi mbabwire ngo inzoga si iz'abato. Ngenda cyakomeza kubifuriza weekend nziza, mwirinda no kunywa inzoga nyinshi kubera ko si nziza. Tuze gusubira mu kuri yacu imbere, njye mvuga kuri mikoro, nitwa Sharire OG. Asante sana.